Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu KRISTO, ndetse no kuri Yesu KRISTO witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Iki ni icyigisho cya 206. Turacyari kwiga ku butumwa bwiza bwa Yesu KRISTO. Reka dusenge. Bahabwa icyubahiro Data wera, ushyirwe hejuru Data wera udukunda. Tuguhaye icyubahiro kuko kugira neza kwawe no gucyanuka kwawe. Watugiriye neza, waraturinze, ubana natwe. None tugeze amasaha turacyari bazima, uherwe icyubahiro gucyanuka kwawe. Wabarira imigendere yacu idatunganye, imivugire yacu idatunganye, ibitekerezo byacu bidatunganye. Mwami Imana, turakwinze ngo tubabarire. Amaraso y'umwana w'intama Yesu KRISTO atweza gucyanirwa kose. Turasenga ngo Uwiteka ukimara kutweza, ukimara kudutunganya, turakwinginga cyane ngo ubane natwe, utugire neza. Ubwo tugiye kumva ijambo ryawe, fungura amatwi yacu, fungura amaso yacu n'imitima yacu. Mwuka wera ngwino udukoreho, ngwino udukoreho dusobanurire. Haleluya cyane. Fungura amaso yacu aho Umwuka arebe, fungura imitima yacu yumvire, kandi Mwami Imana yumve ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu KRISTO. Urakoze kuri Imana igira neza, urakoze kuri Imana ishobora byose. Reka tuvuge ngo ubwami bwawe buze mu izina rya Yesu KRISTO. Reka tuvuge ngo ibyo ushaka bitubeho nk'uko babaho mu ijuru mu izina rya Yesu KRISTO. Reka tuvuge ngo izina ryawe ryonyine ryo rihabwe icyubahiro mu buzima bwacu mu izina rya Yesu KRISTO. Urakoze cyane, ushyirwe hejuru Data wera. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Turasoma umunsi muri Luka ibice 10, umurongo wa 8 kugeza ku wa 12. Haravuga ngo, kandi umudugudu wose mujyamo bakabakira, murye ibyo wabahaye. Mukize abarwayi bawurimo, mubabwire muti ubwami bw'Imana burabegereye. Ariko umudugudu wose mujyamo ntibabakire, musohoke mujye mu nzira zawo muti, umukungu wo mu mudugudu wanyu wari ufashe mu birenge byacu turabakunkumuriye. Ariko mumenye ibi yuko ubwami bw'Imana bubegereye. Ndabwira yuko ku munsi w'amateka i Sodomu bazahabwa igihano cyakwihanganirwa kuruta icy'uwo mudugudu. Ese waba uri muri bake beza? Nicyo cyisho cy'uyu munsi. Hariya tumaze gusoma ni Luka ibice 10 umurongo wa 8 kugeza ku wa 12. Ese waba uri muri bake beza? Gucumbikira abashyitsi ni imwe mu mbuto z'urukundo, cyane cyane igihe abo bashyitsi ari abakozi b'Imana. Nibwira ko iki twamaze kukivuga mu minsi yashize. Uyu munsi turi bwibande ku guca bugufi gusa bw'abakozi b'Imana. Urabona, abakozi b'Imana ntabwo bahinduka abo bari bo kubera ko ari beza, oya, ahubwo baba abo bari bo kubera ko Imana ari nziza. Ugiye wibuka ko twese twakoze ibyaha, bityo tutabashije gushyikira ubwiza bw'Imana, ndetse nabo ntibabashe gushyikira ubwiza bw'Imana. Twese twakijwe n'ubuntu bw'Imana, twese twagira ubuntu. Ubwo rero abakozi b'Imana ntabwo bakwiriye gutegeka ababakiriye ibyo babatekera, amafaranga baza guhabwa, hoteli bagomba gucumbikirwamo, uko ibyo byose bigomba kuba bimeze, imodoka bagomba kugenderamo uko bigomba kuba bimeze, n'ibindi n'ibindi. Ibyo n'ibindi byinshi ntaho bihuriye n'ubutumwa bwiza. Ababa bagenderewe nibo baba bafite inshingano zo gutegurira umukozi w'Imana ibimukwiriye mu kumwakira. Ikindi kandi ni inshingano z'uwo mukozi w'Imana kwakirana guca bugufi ibyo ahawe. Ese ntuzi ko no guhabwa ubwabyo bizana umugisha? Kuko guhabwa ubwabyo hariho igihe bisaba guca bugufi. Icyo tukibuke. Ndetse ijambo ry'Imana ratubwira ngo gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Bishatse kuvuga yuko guhabwa nabyo bifite umugisha, nubwo gutanga ibyo bitanga umugisha kurutaho. Ni ukuvuga ngo igihe uhawe wemeye guca bugufi ugahabwa, burya hari umugisha ubuhawe. Igihe wemeye gutanga hari umugisha nabwo ubuhawe. Imana ishimwe cyane. Ibuka igihe rero yahuraga na wa mupfakazi w'i Sarefati, yagumanye nabo mu cyumba bamucumbikiyemo, yasangiye nabo ibyo bari bafite. Nubwo yari avuye aho yagaburirwaga inyama buri munsi na bya bisiga tubona muri Bibiliya, ntabwo yabyivovoteye cyangwa ateye kuri ya mupfakazi ibyo agomba kumutekera, ahubwo ibyo yari afite nibyo basangiraga. Ubwo rero aho Imana yagushyira hose, cyangwa yakohereza hose, cyangwa yakugira wese, ucire bugufi kwemera impano z'abaciye bugufi. Ntukabe umukozi w'Imana w'umwiyemezi. Ujye wibuka ko ukorera Imana
kandi ukorera Imana agomba kuba uwicisha bugufi. Ndetse Yesu aravuga ngo uwibwira ko akomeye kuruta abandi, uwo nguwo ngo nabigaragarishe kuba umugaragu wa bagenzi be, nabigaragarishe gutekereza ko bagenzi be bose bamuruta. Reka dusenge. Uwiteka Mana igira neza, turagushimye kandi turaguhimbaje, dushyize hejuru izina ryawe. Wagize neza kubw'urukundo rwawe rwinshi Mwana, watugiriye neza kubwa KRISTO, maze tumenye inkuru nziza y'agakiza. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Turakwinginze ngo mu izina rya Yesu KRISTO, Mana Data twese, Mana igira neza, kugira ngo Uwiteka utwezeho ubwibone, utwezeho kwishyira hejuru, utweze ibyo twishyizemo Mana bidafite aho bihuye n'ijambo ryawe, kugira ngo Mwami Imana ubuzima bwacu bwo gukiranukira, ubuzima bwacu bwo gutunganira, ubuzima bwacu bwo gukora ubushake bwawe. Nuko rero ugira neza kandi urakomeye, ufite imbaraga nyinshi kandi urakomeye Mana. Twigishe Mana kugenda nk'uko ushaka, utwigishe Mana kuba abagaragu bagenzi bacu mu izina rya Yesu KRISTO. Ibi bitubuza n'ubwibone, ibi bitubuza n'ukwishyira hejuru, ariko tubashishe Mwami Imana uduhe guca bugufi kwa nyako. Mwami Imana bimwe bita kwisuzugura bidafite aho bihuriye Mwami Imana no guca bugufi turabyamaganye. Bimwe byitwa ubwoba bidafite aho bihuriye no guca bugufi turabyamaganye mu izina rya Yesu KRISTO. Turakwinginga cyane ngo utumaremo ubwoba, turakwinginga cyane ngo utumaremo kwisuzugura, ariko tukuzemo guca bugufi nyakuri nyakubahwa Imana. Urakoze kushobora byose, urakoze kuri Imana igira neza, urakoze kuri Imana ifite ubutware. Mu izina rya Yesu KRISTO ushyirwe hejuru, ubwami bwawe buze mu buzima bwacu, ibyo ushaka bibeho mu buzima bwacu. Mwami Imana izina ryawe ryonyine naryo rihimbazwa mu buzima bwacu. Mu izina rya Yesu KRISTO dusenze twizeye kandi dushimira Imana Data wa twese. Amen. Amen. Imana ishimwe. Turasoma muri Bakorinto ba mbere ibice 4 umurongo wa 9 kuza kwa 13 bavuga ngo nibwira yuko twebwe intumwa Imana yatwerekanye hanyuma y'abandi nk'abacira urubanza rwo gupfa, kuko twahindutse ibishungero by'abisi n'iby'abamarayika n'abantu. Twebweho turi abapfu kubwa KRISTO, naho mwebweho muri abanyabwenge muri KRISTO. Turi abanyantege, ariko mwe muri ab'imbaraga, muri ab'icyubahiro, naho twe turi ab'igisuzuguriro. Kugeza na n'ubu twishwe n'inzara n'inyota, kandi twambaye ubusa, dukubitwa ibipfunsi, turi inzererezi, dukoresha amaboko yacu imirimo y'imiruho. Iyo badututse tubasabira umugisha, iyo turenganijwe turihangana, iyo dushebejwe turinginga. Kugeza ubu twagizwe nk'umwavu w'isi n'ibiharurwa by'ibintu byose. Ibyo biri muri Bakorinto ba mbere ibice 4 umurongo wa 9 kuza kwa 13. Nguko uko umukozi w'Imana agomba kwiyumva no kwifata no kumera. Urakoze kubwo kwifatanya natwe. Imana igumuje kutegera amatwi ijambo ry'Imana. Ndagusaba ngo Imana iguhe imbaraga zo gushyira mu bikorwa ijambo ryayo. Ndagusaba umugisha ngo Imana ikubashije kugenda nk'uko ishaka. Ndagusabira umugisha ku Mana kugira ngo Imana iguhe guca bugufi kandi Imana ikuze urukundo. Ndagusabira kandi kugira ngo Imana iguhe imbaraga zo gushyira mu bikorwa ibyo wigishwa nayo. Mu izina rya Yesu Imana iguhe imbaraga zo kumvira ijwi ryayo. Mu izina rya Yesu Imana iguhe umugisha. Amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba ari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro BW'IMANA. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu KRISTO bikomeze kubana namwe, kandi Umwuka Wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.